Eugene Official. Okay, ladies and gentlemen, reka rero twongere tubasuhuze cyane, twongere kandi tubifurize igitondo cyiza ku badukurikiye amasaha mu gitondo, igicamunsi cyiza kuri mwe mudukurikiye amasaha nyuma ya saa sita. Tubona no kandi kwifuriza umugoroba mwiza ku badukurikiye amasaha y'umugoroba, biraza guterwa naho mudukurikiye muherereye ndetse nuko ingengabe yaho ihagaze. Twino turacyari mu gitondo cyo ku munsi wo kuwa mbere ni tariki 3 z'ukwezi kwa munane umwaka wa 2026. Nyemera nongere nkwakire rwose ngo ikaze wowe wahisemo gukurikira umuyoboro wa Eugene Official, hanyuma unyemere rwose nkwinjiza mu makuru agezweho aho tugiye kugenda rwose twigana cyangwa se tubagezo update, by'umwihariko tukaza kwibanda hano muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tukareba uko biramutse byifashe. Ku munsi w'ejo ikiganiro kibanziriza iki twavugaga ikintu bita tombe, tuvuga ko uduce twinshi hano muri Kivu y'Amajyepfo turi kugenda tugira gute tuba tombe, turi kugenda twigarurirwa n'intare za Sarambwe ndetse n'amadubu. Iki gitondo rero mu by'ukuri intare ntabwo zigeze zihagarika kudukubita icyitwa surprise. Uyu munsi nabwo ni surprise muri iki gitondo, bujya guca tombe utundi duce tayari twamaze kwa tugera mu maboko y'intare za Sarambwe ndetse n'amadubu. Biramutse bimeze bitero aho ngaho cyangwa se kuri front line, nyaboneka ntuze gucikwa na makuru tugiye kugenda tubagezaho. Icyo usabwa gusa ni kwa kundi, murabizi ko njya mbibutsa rwose kunkorera kuri like ku kiganiro. Nyemera rero ukore kuri like, ubundi rwose nibinaba ngombwa usharinge n'abandi bantu, ubundi nabo baze mbabwira uduce tumaze kuba tombe cyangwa se turi kugenda twigarurirwa n'intare za Sarambwe ndetse n'amadubu. Ubu tuvugana rero M23 ikaba yamaze kugera rwose mu ntanzi neza. Reka mbivuge gisara bibona. M23 yamaze kugera mu by'ukuri mu mbibi za teritwari ya Maniema, mana y'u Rwanda. Kabaye abasirikare b'abarundi bo icyo bari gukora nuko yabangira ingata bro, barimo barayabangira ingata. Ndaje ro nshwanyaguze cyangwa se ndaje mbabwira amabanga akomeye cyane ari guturuka mu biro by'igihugu cy'u Burundi, biro bikuru by'umuyobozi w'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu biro bikuru by'umusirikare uyoboye igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Repubulika y'u Burundi, ubwo ni Prime Niyongabo. Ndaje mbabwire ibiri guturukayo bigendanye n'izi ngabo ziri kurwanira hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Moto ozopera, umuriro watse rero bakunzi ba Eugene Official, ngiye kugenda mbabwira akantu ku kandi, ibyo mugiye kumva rwose mugiye kumva ibyo amatwi yanyu atigeze yumva hano no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho urugamba ruri kubera. So turagaruka mu Rwanda naho hari inkuru iri kumva front page y'ibinyamakuru, yaba ibivuga yaba mu by'ukuri ibinyamakuru byandika. Front page ni inganda zamaze kuba zihagarikwa. Izi nganda zacuruzaga inzoga bita ngo ni ibyuma, abantu batabizaragira donc nazo ziyise nyine zikora ama spirit cyangwa se za nzoga zirimo za riko, izitwa za gin, za nzoga nyine ziri ku rwego rwo hejuru nyine za zindi z'imiriro. Inganda zimwe ro tayari ejo bakabaze kubisa cyitwa surprise, umukwabo karahabutaka. Umukwabo uri gukorwa ubu tuvugana rwose maginga ya umukwabo urimo urakorwa, za nzoga rwose bari kuzihinda mu budehe byakomeye. Inganda nyinshi zafunzwe, abantu bakundaga izi nzoga za manyinya cyangwa se ibi biyoga by'ibyuma byamukubita umwica za dunda ubwonko. Tayari ubwonko bwanyu bugiye kongera busubire ku murongo kuko hari inzoga bamaze kugira gute guhagarika. Ese ikihishe inyuma yo kuba bahagaritse izi nzoga ni iki, bimeze bite? Byose tugiye kugenda tubigarukaho, muramenya impamvu nyamukuru izi nzoga bamaze kuzigiramo yemwe bamaze kuzikura ku isoko. Ubu mu by'ukuri abazicuruzaga n'abazipirataga, kuko ndabizi rwose hari abazipirata rwose, ubu imbehe yamaze kugira yemwe yubitswe, imbehe yamaze kubikwa mu by'ukuri, kuko ariko zisize zikindaguje donc navuga ko izi nzoga zisize zihungabanyije ubuzima bwa benshi. Ariko nyine ubwo abazipirataga mwuka byaramwe
mu bacunge bashobora no gukomeza kuzipiratira mu rugo. Ingamba zigomba gukomeza gukazwa. So turaza rero kugenda nabyo tubigaruka muri iki gitondo. Ni igitondo cy'umuriro. Turagaruka muri ASM Ventura muri hano Igoma, turebe ngo ese ho biramutse bite mu buyobozi bwa M23 naye makuru ari kugenda avugwa, ese cyica so bimeze bite, byose muri iki kiganiro cyacu cyo muri iki gitondo. Abantu no mudukurikira ndetse munadukunda, like nyaboneka ntimuzibagirwe, ubundi musangiza abandi iki kiganiro mu minota mike. Reka tubanze dutumikira abadutumye amasegonda, ubundi nze tugira dute twinjira makuru mu buryo burambuye. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa. Imiti yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda, ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma, hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Igoma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Yes, ibyacu rero ntibitinda, reka munyemerere rwose duhere hano iwacu mu Rwanda, naho hari icyitwa umuripuko. Turahava nyine ubwo tayari turasubira mu burasirazuba bwa Kongo no mu handi hose, ariko ndakubwiza ukuri ibintu byakomeye abantu batagira rwose ngo ibi bintu biroroshye, kuko ubu tuvugana bagize gutya rwose bahagarika icyitwa tenoro. Ni tenoro ni tanoro, sinzi ubwo uburyo imvugo ya nyayo ni etanoro. Kameramana bati ngo ni etanoro. So iyi rero bageze aho barayihagarika. Iyi etanoro yakorwagamo inzoga izi bita ngo ni ibyuma, zirimo izitwa za nguvu, izitwa za harubutaramu ndamusohuje cyane ni Rubavu umunyamakuru rwose yakundaga ikintu bita ngo ni iyihe harya maye, ndayibagiwe ariko none iri mu zo baciye, yitwa ngo iki ndayibagiwe. Ariko ubwo urumva nawe mu by'ukuri nawe nyine ubwo urumva nizera ko wenda ashobora kuba yarahagaritse, ariko ibi bintu mwuka byaramwe. Ubu tuvugana izi nzoga zose z'amarikere zikorerwa hano iwacu mu Rwanda, inyinshi baziciye. Hari izitwa za Rakijini, hari izitwa wari mpaye itangazo rimpereze hano ubundi tubimanuke, ubundi ranabireba mbwira abanyarwanda badukurikiye izi nzoga naho barazibona na bamuvugiriza akadomo, muvuze ikidomoro rwose mukumera bazimaze. Uruganda bita Ingufu Gin tayari bamaze kuba baruhagarika. Urwitwa ngo ni NBG Limited baruhagaritse. Urwitwa ngo ni store ngo ni Star, ngo mfasha yise ngo ni Sky, ngo ni Sky Drop Industry Limited uru baruhagaritse. Urwitwa Africana Buffalo Limited baruhagaritse. Urwitwa ngo ni Napa Company Limited baruhagaritse. Iyitwa ngo ni Roots Investment Group Limited baruhagaritse. N'urundi n'izindi nganda nyinshi cyane, ndabona harimo n'izitwa ngo ni za Rugari Agro Dressing Company. Ndaje ngende mbabwira n'inzoga zikora hari akazi pe. Imbehe bagize batayewe bayubitse. Iyi rero ngo bita ngo ni Ingufu Gin yakoraga za nzoga bita ngo ni Red Warage. Ye baba we, iyi nanjye nigeze kwisomaho kera, ariko nuko nyine ibintu by'ibyuma nabivuyeho. Ye baba we, bayikubise inshuro. Izitwa ngo ni za bakoraga izitwa ngo ni za ngo ni bari Rabin Gin,
Arabian Gin, hari izitwa ngo ni inguvu, ewe data we, za nguvu tayari tombe. Izitwa ngo ni King Vodka, King's Vodka bazihagaritse. Izitwa ngo ni Royal Castro Gin bahagaritse. Ubwo ntabwo bemere kuyisohora, urayibona muri butike rwose, urayiguha ugipfundura ukimene umusubiza icupa. Hanyuma izitwa ngo ni ngo G&S Room, ngo ni Room babihagaritse. Ibyo ngibyo ntibyemeye. Yitwa ngo ni Metal Gin bahagaritse. Donc ibinyobwa byose ubona bisohoka biri busohoke mu izi nganda maze kuvuga kugira ngo tujye mu ncamake, kuko dufite amakuru menshi cyane. Ibyo bisuke hasi, ubisuka hasi cyangwa se ubagira ute ubatere akaruru. Izi nzogero impamvu zahagaritswe, ariko mana y'u Rwanda we, ngo zimaze gukindura abatari bake. Ubu urebye abo bantu bagiye banywa izi nzoga, ushobora kubasangamo icyitwa umwijima. Ntabwo mu by'ukuri ushobora gupima abarenze 5 utarababonamo umwijima, yaba ari hepatite C cyangwa se hepatite B. Ahubwo nababwira iki, bajye kwisuzumisha hakiri kare. Abantu bagiye bakunda kugutomera ibi byuma ngo bari kunywa ngo za rikeri. Igitangaje rero, izi nzoga zari zarahawe ibyangombwa zemewe rwose nkaho ari inzoga nyine zujuje ibisabwa, ariko bagakora akantu kamwe k'agasampo keza kujuje ibisabwa katarimo ibisipirite byinshi. Bamara kugenda mu by'ukuri, bamara kubona icyo cyangombwa bakajya bagakora ibindi bintu bivangiyeho bidasanzwe biri kuritura abantu. Hari abapfuye amaso, hari abagiye bapfa nyagupfa bikarangira. Mbese ibintu hano bagiye babishyize ku rundi rwego. Ikigeretse kuri icyo rero mu by'ukuri ikintu kinababaje cyane, nanjye cyatumye nshigikira mu by'ukuri abantu donc uku gucibwa kw'izi nzoga, nuko njye ku ruhare rwanjye hari abo njya mbona batunga agatoki rwose ahantu njya ngenda, bagaragaza ko nabo ngo izi nzoga barazipirata, bafite imashini zipfundikira nabo ubwo bakazipiratira mu rugo. Bo nta na measurement, nta bipimo bafite, bapfa kudundamo bagakubitamo nyine bya spirit byose, bakapfa kurundamo ibyo bya donc ibyo byantuza byose, ibyo bya ethanol bakarundamo. Abantu bakajya kwirwa bagotomera izo za ethanol zitagira igipimo, zitagira ingano. Abantu rero barashyize, buriya umuntu wese uzi ko yajya aranywa ibi bintu, nyaboneka ntabwo nkubwiye ngo uhite urwara kwiheba, ariko ugane kwa muganga ujye kwisuzumisha urebe imyijima cyangwa se impyiko n'iki byose ko bimeze nabi, kuko izi nzoga basanze zaragubanyije abantu benshi. Abandi bafite uburwayi karahabutaka, abandi ubwonko zarabudunze. Ntiwareba ibibazo ni ibibazo mu by'ukuri. Rero iyi ni inkuru ibyutse iri kuri front page. Ubu nyine aba bantu babipirataga nabo tayari imbehe yubamye, ariko mucunge neza n'izi za rufuro nazo barazipirata, ndabazi. Agatoki kamenyereye kugira gutya, mu by'ukuri hari igihe kamenyera nyine bikarangira rwose. Ni kwa kundi ngo umuhinzi ngo ajya inama ngo n'inyoni z'igihinde, hari igihe baratangira gupirata na za rufuro nazo. Narabibonye mu by'ukuri mu Rwanda, abantu bigize abashimiste barabipirata pe. Nimureba nabi n'izi za Burarirwa, izi za Sikoro, dore ubwo ndabamamarije, nazo barazipirata. Dutangira abantu bakonsuming ibi bicuruzwa, nabo batangira consuming ibintu bitagira ubuziranenge. Abantu bageze igihe cyo gupirata ikigage, iki ngiki mu by'ukuri cy'amasaka, urwagwa rwa bitoki bararupirata. Urumva izi Primus, ibi binyobwa bya Burarirwa na byanjye byose byo batarabipirata. Hanyuma rubwo murasaba gushyiramo ubushishozi, kuko nabonye abantu bigiza mu by'ukuri barashaka gukira ku ngufu, bityo bikabazana rwose bagakora ibidakoreka. Ikindi kandi mushireho ibihano ku muntu mubifatira musanga ari gupirata, mumushire hese aho ntavuze umuciro urumukuye rwose, kuko ibi ni ibintu byica abantu. Reka tubanze dutumikire sasa gato undi mufatanyabikorwa wacu, ubundi tugaruka twinjira mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko izo nganda abazi ko ba nyirazo, nyaboneka mwihangane muhindura imirimo. Twereka dutumikire undi mufatanyabikorwa, ubundi tugaruke twinjira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Eva Healthy ni umuti usubiza ishema abagabo imbere y'abagore babo. Mu minsi itarenze 2 uwunyweye aba asubiranye imbaraga zo gutera akabariro, kandi agakoresha igihe gihagije mu gikorwa cy'abashakanye.
muri Be Healthy iryacu n'umwihariko kandi mu twahaye serivisi ntawe uricuza ko yaje atugana. Hamagara iyo nimero niba ukeneye serivisi zacu. Ever healthy, bring back your confidence. Enjoy the beauty of the wife God gave you. I'd be healthy, we believe every man deserves to feel the joy of his woman, the gift that God has given. Yes, twagarutse ariko twinjiye mu gice cyacu cya kabiri. Ni igice rero impamvu mvuga ko ari igice cya kabiri nuko ari igice kigiye kutwinjiza herata, kigiye kutwinjiza rero mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tombe zabaye tombe, ibintu byakomeye rwose, ibintu byitwa tombe byatangiye kugenda biba ibindi. Ubu tuvugana rero ku mugoro washize nibwo na breakinze inkuru ngira ngo abadukurikira kuri X ndetse no kuri hano kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube naho nabigarutseho, ariko nyine ho nabigarutseho ikiganiro kigeze ku musozo. Ntekereza ko hari abantu badakurikira amakuru ngo bagere nk'iyo hose, ariko nababwiye nti hari agace bita ngo Rurenge kamaze kuba tombe. Ni agace kitwa Rurenge rwose kamaze kuba tombe. Kuri X namaze no kwa ngenda mbishyiraho aka gace ro baratubwira ko amakuru yaduturuka rwose hano ku mirongo y'urugamba. Naraye mpawe n'amadubu, ntabwo ari amakuru mba nagiye ntoragura hirya no hino, ni amakuru mba nakuye mu madubu. Aka gace bakubwira ko rwose ngo kari ngo kuriya, donc nwa ngo na gace kegeranye n'ahantu bita ngo ni kwa Murima, ariko ko noneho icyiza cyako ngo gakoze mu by'ukuri kuri teritwari yitwa ngo ni Kabambare. Iyi Kabambare rero ngo ikaba ari teritwari ibarizwa mu ntara ya Maniema. Ibisobanuye iki rero? Bisobanuye ko noneho tayari tugiye kugera hehe, urugamba hatagize igihinduka ruraza kujya hehe, mu ntara ya Maniema. Impamvu mvuga rero ko ruri buze kujya mu ntara ya Maniema nuko ubu tuvuga n'ingabo z'abarundi, abadede, FARDC na Wazalendo na FDLR bari hano muri ibi bice. Inkambi zabo cyangwa se ibirindiro byabo batangiye kugenda babijyana hano muri Maniema. Niyo bari kugenda babyimurira cyane ko ahitwa ahangaha bitwa Rurenge hamaze kuba tombe, kwa Murima habaye tombe. Ibibazo ibice byinshi bakomeje kugenda babyamburwa. Ni nako utugara cyangwa se babandi bitango ibigara ni utugara, bavuga ngo ni utugara, ariko ubwo abahennye ni ibigarasha bya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Utugara turimo abitwa ntabona abonye wanyatatse kuri X ngo yitwa Gisaro. Nabonye ari kumbwira ibigambo byinshi cyane, gusa nyine niyihangane ibyo yari yazabiruka kwa Gisekedi pe. Nguko rero utu duce twamaze kuba tubatombe tayari bidasubirwaho. Ubu bari kubasunikira iyo ngiyo, ndetse ubu tuvugana ndababwiye nti murabizi ko ari nje breakinga. Mu nyemerere muri aka kanya mfate undi mwanya mbahe indi nkurusha. Ndayipfubiranije nyizanye kare, ariko nyine niko nabaye, mugomba kubyihanganira. Ubu tuvugana rero amakuru ari guturuka hano muri ASM Ventura ni breaking news. Umujenerali mwakunze muri benshi ugera ku rugamba rwose akarwana nk'isibika, iyo bamwumvishe mu by'ukuri barahunga. Ese utekereje nde mbere yuko muvuga? Nyandikira muri comment. Mu by'ukuri ni generali iyo umuvuze hano mu by'ukuri muri burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, FARDC bahunga hakiri kare, abadede bo bayabangira ingata, ni kibuno mpamaguru rwose hakiri kare cyane. Giye kumuvuga wanditse nde mvugira ati ngaruye Bodowe uwo bita Bodowe. Amakuru ndimo ndakira nkiri gukura neza, ariko mu by'ukuri atafite ivumbi, ndimo ndakura ku bantu ba hafi ba hano muri ASM Ventura. Aravuga ko uyu mugabo yaba yatangiye kugenda ategura, bari gutegura force speciale cyangwa se umutwe wabo wa M23 udasanzwe ungana na batayo, ugiye gutangira kujya ahantu bita za Beni ndetse na za Ituri, bakajya kujya
akaba ariyo mu by'ukuri imitutu zigiye kwimukira ahangaha. Abaturage harango za Beni na za Butembo na za hano na za Ituri, uwitwa generali mu by'ukuri generali, ndavuga generali rwose Sultan Makenga ndetse na ASM Vetura muri rusange, amabaruwa ngo amaze kuba abana menshi cyane, ariko basaba ko ngo bagira bateyemwe bajya kubatabara. Ejo bundi rero mwana arabibonye ko abaturage mu myigaragambyo bakoze ibaruwa bandikiye MONUSCO, baravuze bati nimutatabara hariya ahantu muri biriya bice ngo mujye kwirukanka kuri ADF naro turaza gusaba M23 ubagira utuntu bajya kwikorerayo, ari bajya kugira utwo bikorera. None rero bakunzi ba Eugene Official, amakuru ndimo ndakira nuko message zabaye nyinshi cyane, byatumye rero mu by'ukuri ubu tuvugana General Baudouin ngo yamaze gushyirwa rwose ku bagomba kuba bari muri ibyo bice bakurikirana izi operation, bityo rero rwose ngo akaba ari mu myiteguro, aho bari gutegura n'izindi ngabo zikomeye cyane karahabutaka bagomba kuba manukana bajya kugira uteyewe bamanuka hano muri za Ituri ndetse na za Beni. Alala karabaye agahu kagiye guhura n'umunyotsi sasa. Ibintu birakomeye rero. FARDC muri biriya bice bari barimo, sinzi ngo biragenda bite kuko biri ko birategurwa, ariko ikindi kandi ahangaha mwibuke ko hari ibice bimwe birimo ingabo z'abakuza zikayine rugabana ingabo za Uganda. Ubwo aho hose rero ndimo ndibaza kirakurikiraho uko biri bugende, niba izi za zikayine rugabana nazo zajara ngo zije kurwanya ADF naro zifatanyije na FARDC, niba ziramanika amaboko zikavamo M23 bakagira utuntu twabo bikorera, niba bari bufatikanye kandi tuzi ko ziri kumwe na FARDC, niba ayo 23 yagera igatangira guhumba ikubitira hose icyarimwe, ubwo nazo zakwitambika kuko ubwo urumva na FARDC birimo bitambika bakubitwa. Ibyo ntimubimbaze, sinzi uko hari ahantu biri buze kugenda, gusa nje na makuru rwose ndi kugenda nakira ko iyi gahunda rwose ngo baba batangiye kugenda bayorganiza. Ni gahunda bashobora no kuba bakorganiza bakabayorganiza n'umwaka ugashya bari kuyorganiza, nta wamenya kuko gutegura bisaba ibintu byinshi cyane, ariko gahunda yo kuba mu by'ukuri batangira gutegura urugendo rw'ahangaha Ituri na Beni byo tayari amakuru nibo ndakira birimo kugenda bigira gute, birimo bikugenda bitegurwa bwana bakunzi ba Eugene Official. Hanyuma rero reka tuve aho ngaho tuse n'abagaruka n'ubundi kuri update, ndimo ndakira amakuru rwose hano muri za Prenede Ruzizi ngo harimo hararundwa ingabo nyinshi cyane ngo zije ngo kurwana, cewana ngo bari kuri forcinga benshi cyane pe, ngo barimo baraharunda ingabo nyinshi, ninkubwira ngo ingabo nyinshi wumve ko ziri kuharundwa ari nyinshi cyane. Gusa ariko niko natwe turi kugenda tugira duteyemwe tubikurikirana, turaza kugenda tubaha amakuru akantu ku kandi. So turahavuye rero tugaruke rero hano muri za Minembwe, naho ibintu na amahoro usibye Baraka nyine ubona ko hakiri umutekano muke nkuko biri kugenda bigaragara. Ubwo amakuru mashya dushobora kuba twabona nayo twagira tuteyemwe twayabagezaho, ubwo navuga hano muri za Baraka nabo gusa ariko bari mu myiteguro yo kureba ukuntu ngo bahangana na M23 bakayana twirwana bakabambura bimwe mu bice bya hano muri za Masisi bya za Fizi, niko situation imeze. So tudatinze rero muri Kivu Amajyaruguru ho murabizi ntabwo ari ngiye ujye ukunda rwose kutangaza ibyaho cyane cyane byo ku mirongo y'urugamba, keretse hari ibya bindi bisaba rwose kwinjira muri ASM Vetura. Mu gihe nkiri organiza rero ibyo ku ruhande rwa Kinshasa tureba naho ngo bimeze bite, reka twe duteretseho mutangaza Gesina Makosa abagenda tudondosha rwose ibiramutse bivugwa cyangwa se uko atubwire hano muri za Masisi uko biramutse byifashe, naho niba hari haramutse imirwano tayari agira teyemwe atwinjize aho ngaho twumve uko situation imeze. Ni Sina Makosa rero kature ku murongo wa telefone ko bari muze kubuze kumutubonera, ubundi tumanukane sasa no muri bino bice bya za Masisi.
umurongo wa telefone rero ndumva rwose yamaze kuba ahagera. Waramutse neza Sinamakuru? Waramutse? Kwijwi rye ntari kuryumva neza. Nabibonye ikibazo. Ongera umeze neza nta kibazo? Yego meze neza nta kibazo. Aha ndimo ndakumva neza nta kibazo. Hanyuma rero turi ku munsi wo kuwa mbere cyumweru, urabona wagitangiye neza ko burya umuntu abimenya bukibyuka mu gitondo kamenya ko umunsi uri buze kugenda neza kibyuka. Yego iyo umuntu abyutse ameze neza akabona rwose aho hari situation imeze neza, akabona bukeye neza amahoro, abazi ko umunsi uko byagenda kose bibuze kuba bigenda neza muri rusange. Cyo tubwire rero ubu tuvugana muri Masisi ho biramutse bite abaturage ibice byaho muri za Masisi bigendanye n'umutekano biramutse bite muri rusange? Yego hanga muri territoire ya Masisi muri Kivu y'amajyaruguru n'ubundi turagaruka ku bijyanye n'imirwano ikomeje kugenda ihabera muri rusange, yaba ari territoire ya Masisi yaba ari Warikare ndetse na Rucuru hose tugenda twinagayo. Yego reka rero amakuru yacu tuyahera hanga muri territoire ya Masisi mu gace bita Ngururu, na gace kamaze iminsi mu by'ukuri nako karimo igisa n'umutekano mukeya bitewe nyine n'ibikorwa by'abahungu barazwi cyane, ibikorwa byabo bibi bigenda bikorerwa hariya ahantu bayoboye. Za Ngururu rero nyuma y'uko hari hamaze iminsi hayoborwa n'ingabo za Wazalendo ndetse n'izi ngabo za FDLR, ubu ngubu noneho habyukiye imirwano ikomeye cyane. Ni igitero cyagabwe n'umutwe wa M23 mu rwego rwo kugira ngo barebe yuko agace ka Ngururu nako kaba kafatwa n'umutwe wa M23 kugira ngo barebe ko n'abaturage baho babagoboka ndetse bakabayamba bakabakiza aba bagabo bakomeje kugenda nyine bahakorera ibikorwa bitari byiza. Ahangaha rero muri aka gace ka territoire ya Masisi by'umwihariko hano hafi ya za sheferi navuga ya Osubanyungu, muri aka gace nyine ka Ngururu urabona ko ibintu bikomeje kugenda bihindura isura, ubona ko urugamba rwo muri iki gitondo rwafashe indi sura, dore ko amasasu menshi cyane kugenda yumvikana muri aka gace ndetse bikagaragara ko M23 yihaye intego kugira ngo kano gace igafate cyangwa se ikigarurire kugira ngo barebe yuko nyine hano ibintu byagenda neza. N'urugamba rero rwatangiye amasaha y'isa 11 niho amasasu rwose yaratangiye kurekurwa ari menshi cyane, ndetse bigaragara yuko M23 ari urugamba yashyizemo imbaraga nyinshi kuko yamanuye abasirikare muri aka gace benshi cyane, ndetse imanura n'ibikoresho bihagije, ndetse nagiye mbona nabo gutanga umusada ngo nabo bari hafi cyane ku buryo isaha n'isaha bikomotse bihinduye isura bahita batanga umusada. Bikagaragara ko rero hano muri aka gace n'ubundi M23 iraza kuba ihakora akazi gakomeye cyane mu rwego rumwe rwo kugira ngo barebe yuko abaturage babohorwa. Ni urugamba rero navuga ko rurimo n'abasirikare ba Wazalendo benshi cyane ndetse n'abasirikare ba FDL nabo bari hariya, dore nabo ngo ko bameze navuga nabi, dore ko nabo bakomeje kugenda bisuganya bakora ibishoboka byose kugira ngo barebe yuko nabo M23 itabakura muri aka gace ka Ngururu. Ni agace gafite icyo kavuze kuri Wazalendo kuko ni agace gasa nkaho kari kubagaburira, ni agace kari gasigaye n'ibyo kurya ku ruhande rwa Wazalendo, ubona ko ariho bakubaga ibyo kurya, ariho babonaga nyine ubuzima buboroheye kurusha uko bajyaga mu bindi bice, gasanga za Gatoyi abaturage baragiye mu axe za Bukumbiri, mu axe zigiye zitandukanye, ugasanga abaturage bavuyemo, bigatuma rero nabo bibakoma mu nkokora kugira ngo babe ahantu hatari abaturage. Aka gace ka Ngururu n'ubundi kari karimo abaturage kuko bari barafashe abaturage barabafashe bugwate kugira ngo batazabasha kuba babasiga cyangwa se batazabasha kuba babata, noneho bakaba basiga hariya bonyine. Byatumye rero M23 bisa nkaho nyine igiye kuba igoboka abaturage kugira ngo babashe kuba nabo barekurwa bakava mu maboko izi ngabo za Wazalendo ndetse n'izi FDL. Muri ubwo buryo rero icyo gitero cyagabwe muri aka gace ka Ngururu n'ubu ngubu rero amasasu akaba kumvikana ari menshi cyane. Twiteze ko mu masaha imbere dushobora kuza turi kubabwira ku kijyanye na report ya risasi na majiru bikomeje kugenda bibera muri aka gace ka territoire ya Ngururu, dore ko ari na territoire y'Amasisi by'umwihariko muri aka gace ka Ngururu, dore ko ari agace navuga karimo Wazalendo nyinshi cyane zageze mu axe ajya atandukanye nyine bakaza kuba bihuriza hangaha muri rusange. Tukira hangaha rero n'ubundi Gatoyi, reka tubwire ko uyu
uyu mugabo bita Kigingi nawe ngo yamaze kuvuga yuko ngo kuba bari gutsindwa urugamba ngo hari kuba harimo kugambana bikomeye cyane, ngo bashobora kuba harimo abatari kwitabira rwose kujya ku mirongo y'urugamba ngo bashe kuba barwana, bigatuma ngo bakomeza kugenda batakaza ibice bigiye bitandukanye. Abivuze nyuma y'uko batakaje nyine ibice nkahangaha za Mahanga, nka bino bice bya za Gatoyi centre, ibice byahangaha ndavuga muri agace aza Bukumbiriri, ni bice nka za Nkokwe n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Avuga yuko rero n'ubundi ngo muri bo harimo abakomeje kugenda babagambanira, ngo bishobora rero gutuma n'ubundi ngo bashobora gufata imyanzuro ikomeye cyane, bigatuma ngo abo basirikare ba Wazalendo bakomeje kugenda bagaragara ko bakekwaho kuba batari gufatanya na bagenzi babo, ngo bashobora kuba bafatirwa ibihano bikomeye cyane. Bigaragara ko rero n'ubundi muri aka gace ntabwo situation imeze neza muri rusange kugeza maginga. Reka rero tuve ahangaha muri Ngororero, imirwano yaracyakomeje, ntabwo twababwira ikijyanye na ripoti ya risasi na Majero n'ubundi intambara igikomeje. Ahubwo reka tubabwire ko aho bita Gitovu naho imirwano yahabyukiye, ariko imirwano ngo akaba n'ubundi ari abasirikare navuga bo kwa y'umugabo Mike Jaune n'ubundi ngo bongeye kugaba ibitero, ariko ibitero ari nkazo abaturage bari kugira ngo batware, biza gutuma rero n'ubundi bagwa muri ambush M23, dore ko abagabo bagiye kwiba inka usanga bajyanye imbunda ziremereye, bagatwara za machine gun, bagatwara za RPG, imbunda ziremereye ukagira ngo bagiye ku rugamba. Nyuma y'uko izi nka bazitwaye bazikuye ahangaha Rutovu, n'ubundi baje kugwa muri ambush abasirikare ba M23, barasanye hafi amasaha ajya muri 3, dore ko guhera mu masaha 9 y'urukerera bari barimo barasana ku rwego rukomeye cyane. Bituma rero n'ubundi ngo izi nka zibasha kuba zagarurwa, ibintu byashimishije abaturage bahara Rutovu, ndetse bavuga yuko M23 ikomeje kugenda ikora igikorwa navuga igikenewe, dore ko abagabo bari bamaze iminsi ngo rwose bazengereza abaturage, bazaga bagatwara inka, bagatwara ibishyimbo by'abaturage, bagatwara amahene, bagatwara intama, bigatuma rero n'ubundi abaturage hariya ngo usanga rwose nta kintu bafite, ibintu barabibamazeho, byatumye rero M23 ijya batega amambushe kugira ngo igenda iburizamo ibi bikorwa by'izi ngabo zo kwa Mike Jaune ndetse no kwa Aigle Rouge bakomeje kugenda baza mu giturage kuba bakora ibikorwa by'ubusahuzi. N'imirwano rero n'ubundi ngo yaje kuba inagwamo abasirikare 3 ba Wazalendo, ndetse bagera kuri 2 babasha kuba bakomereka, abandi rwose baratatana birumvikana, kuko aho Muzalendo yumvishe mugenzi we yapfuye itimufasha rwose mu kugira gutya agakura mwake karenge. Byatumye rero n'umudanga Rutovu abaturage bongera kuba bavuga yuko ibintu bikomeje kugenda biba gutya byagenda neza, ndetse ibintu bigatungana, bitewe n'uko ngo bakomeje kugenda nyine babona ko Wazalendo n'ubundi hariya nta mbaraga bafite zo kuba barwana ku mirongo y'urugamba ngo baresiste cyangwa se babe bafasha abaturage, ahubwo usanga ibyabo nyine ari ukwambura abaturage, kandi nyamara iyo bari kuvuga bavuga yuko aribo bari kurwanira muri rusange. Nuko muri Rutovu naho rero usibye imirwano yabaye amasaha 3 ndetse akagwamo n'abangaba, nta kindi kidasanzwe kiri kugenda kibera ahangaha nyine, usibye ya operation abagenda ategurwa hirya no hino kugira ngo barebe yuko agace kose kagira umutekano muri rusange. Ubwo rero turacyari muri territoire ya Masisi, ahantu habaye imirwano ikomeye cyane, imirwano kabombe, imirwano karabutaka. Ni mu gace bita Ikobo, n'abasirikare ba APSRS bari bavuye hara muri Grand Nord mu gace bita Wica, na gace kariya rwose muri territoire ya Rubero, nyuma y'uko abasirikare ba APSRS bakuwe muri territoire ya Masisi bakajyanwa hariya muri Rubero mu rwego rwo kugira ngo bajye kureba uburyo bahangana na M23 bitazafata Rubero ku zone, bijyaho babajyana mu gace ka Wica, ngo bageze rero n'ubundi bafatwa nabi. FARDC ntiyabitaho, ntibajya babaha ibyo kurya, ntibajya bahereza imyambaro ndetse n'ibindi nkenerwa bya buri munsi. Byatumye rero ngo bavayo rwose, banyuze hariya rwose mu centre ya Karembe mu masaha y'ijoro, dore ko nyine kugira ngo babashe kuba bakwatanya bava Rubero binjira Masisi byakagombye nyine kuba bakoresha amasaha y'ijoro ndetse no
kubasha kuba banyura ahantu batazi ko bagwa mu mambushe. Nyuma y'uko rero basohotse mu centre ya Karembe bakinjira ahangaha Ikobo, bari bamaze kuba binjira muri territoire ya Warikare deja bashaka kugira ngo bazabirindukane Warikare binjira muri Masisi ku zone. Dore ko Janvier Karayi ari we wabahamagara babyati yungiyo nimba bitameze neza mubashe kuba mwavayo muze n'umundi muri Masisi wanyu, naho hari imirwano mukomeze kugenda muri kurwanira iwanyu. Yego. Ahangaha rero Ikobo mu masaha y'isa 10 baje kugwa muri ambuscade ikomeye cyane, bagwa mu rwose navuga ko abayoboye nimba yabayoboye atazi rwose ko muri ibi bice M23 ikomeje kugenda ihatega ambush akomeye. Baje kugwa muri ambush ikomeye, babasha kuba rwose barwana intambara. N'ubu navuga yuko abasirikare ba APSRS bakomeje kugenda hariya rwose ngo bahasiga ubuzima cyane, kuko ngo bamaze kuba binjira hari Ikobo bahasanga rwose gutegwa gukomeye cyane. Byatumye rero urugamba habera urugamba ruremereye, habera urugamba rukomeye, byatumye n'ubundi abasirikare ba M23 ngo banafatamo matekwa zigera muri 11, abandi ngo batangira kugenda birukanyira mu giturage bagenda batabanyika bajya mu mazu y'abaturage ndetse no kwiyambura imyenda ya gisirikare, bambara batira imyenda nyine ya gisivile kugira ngo barebe yuko nabo batafatwa. Akaba ari imirwano rero n'ubundi ngo arikomeye kuko yumvikanagamo n'imbunda ziremereye cyane, kuko kumva ndetse harashyemo n'umukoloneli ngo bita uzwi ku izina rya Bauma. Bigaragara ko mu by'ukuri ari imirwano iremereye. Twiteze ko no muri amasaha y'amanywa nubwo ngo amasaha atakiri kumvikana cyane nk'uko yari kumvikana mu masaha y'isa 10 ndetse na saa 11, ariko ngo byitezwe yuko n'ubundi ngo abasirikare ba APSRS ngo bashobora kuba ngo bagomba guhamagara bagenzi babo bakaba kuba batanga support cyangwa se umusada, ibintu bikaba byahindura isura. Ariko kugeza amaginga ya n'ubundi ahangaha muri Ikobo n'ubundi ngo ntabwo ibintu byoroshye, kuko n'ubundi umusirikare ababazarendo ba APSRS bakomeje kugenda n'ubundi ngo bahigishwa uruhindo n'abahungiye mu mazu y'abaturage, bakaba bari kubahiga ngo barebe ko babapfupfunuramo. Byatumye rero abaturage bahariya nabo benshi bagira ubwoba, benshi batangira guhunga bitewe nyine n'aya masasu bagendaga bumva, bamwe bamaze kuba bajya za Karembe ndetse abandi bazamuka za Gashuga. Bigaragara ko rero muri Ikobo muri aya masaha naho ntabwo situation imeze neza, ubwo amasasu ari kugenda ari kugabanyuka. Ubwo twiteze yuko wenda bishobora kuba byakemuka, wenda hatagize igihinduka tukaba twakurikirana ibindi biraza kuba bikurikirana hanyuma ari hangaha muri Ikobo muri rusange. Nguko rero ko Ikobo bimeze, ahubwo reka tuve muri Ikobo, tuve muri imirwano ya Ikobo. Ahandi navuga hari kubera imirwano ikomeye cyane ni mu nkengero za Pinga. Ahangaha mu nkengero za Pinga, nyuma y'uko abasirikare baba mercenaires ndetse n'abasirikare badasanzwe babarizwa mu mutwe wa Anaconda ndetse na Hibu Special Force bategera ambush ikomeye cyane haraza Burayi, ndetse bikagaragara ko haguye n'abasirikare benshi cyane. N'ubundi M23 ngo yahise igaba igitero kuri defense ikomeye cyane yari ahangaha mu nkengero za Pinga muri mu birometero 7 kugira ngo ugere hano Ipinga mu centre, ukumva ni hafi cyane. Akaba ari imirwano rero ikomeye cyane nanone, ngo akaba M23 yagabye igitero guhera saa 11. Ni igitero bagabye kuri uyu mutwe udasanzwe urinda ahangaha wa Anaconda Special Force, ahangaha nyine mu marembo yinjira mu centre ya Pinga. Akaba ari imirwano iremereye cyane, ndetse yo nanubu iracyari kugenda ifata indi sura, dore ko hari n'imodoka z'intambara, ubwo turavuga ibifaru ndetse n'amatobrende, yewe harimo na za mbunda twita za BM21 nibyayo biba bigenstaye ku mamodoka. N'ubundi ngo bamaze kwa bizana babikura mu centre Pinga, babizanye hano hafi y'Irongo y'urugamba, aho ngo bari kurasa igisa n'igihumeka cyose kiri ku ruhande rwa M23, ariko bakanarasa avegrema, dore ko ari kurasa mu baturage hariya za Burayi, dore ko ibisasu biri kuhagera. Bigatuma rero ngo hariya M23 igiye gukora ibishoboka byose kugira ngo isenye ibi birindiro cyangwa se isenye iki kigo kirimo umutwe udasanzwe wa Anaconda, kugira ngo abashe kuba bareba yuko kwinjira muri Pinga byaborohera. N'imirwano rero iremereye cyane, ndetse no gikomeje kugenda ifata indi sura, aho abantu banyine bakomeje kugenda bibaza tese ibi bintu biraza kuba bigenda bite. Ni mu gihe rwose FRDC nayo ngo ikomeje kugenda navuga yitambika hari ivuga yuko gutakaza Pinga
cyaba ari igikorwa cy'ubugwani ndetse byaba ari igikorwa kigaragaza yuko Warikare bayishyize mu maboko y'umutwe wa M23 ariyo mpamvu hariya bari kurwana nk'abasamurayi bari kurwana umuhenerezo kugira ngo barebe yuko iyi pinga batari buze kuba bayitakaza dore ko ari n'agace kari strategique ku bijyanye n'ikirere ndetse no ku ngabo za FARDC kuko bari kukifashisha mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba babona ibyo kurya babona ibikoresho ndetse no kuba wenda hari abakomereka bagahita babajyana mu buryo bwihuse mu ndege akaba ariyo mpamvu rero pinga nayo iraza kuba iberamwo urugamba ruremereye cyane ahangaha rero mu nkingiro zayo ngo amasasu yo ari kumvikana ku bwinshi operation ari gukorwa abayoboye urugamba kugenda bakoresha amayere ndetse n'amataktike agiye atandukanye bari ku ruhande rwa M23 ndetse no ku ruhande rwa FARDC imirwano rero iracyakomeje turacyakomeje kugenda tubikurikiranira hafi yagize igihinduka M23 iramutse satire pinga twabibabwira cyangwa se anakora reprise strategique nabyo tukaba twabasha kwibabwira cyangwa se aba imaze kuba yinjira muri iki kigo nyirizina dore ko bari hafi y'iki kigo bari nko muri mu kilometero kimwe na metero 500 kugira ngo binjire mu kigo nyirizina kumva ntabwo barakinjiramo ariko ukumva ko nyine imbunda ziremereye zikurashishwa amasasu yerekera muri iki kigo nubwo nyine ba advance pata cyangwa se babandi tuvuga ko ari ku mirongo y'urugamba ntabwo baragera mu kigo nyirizina ibintu rero bikomeje kugenda nyine bifata indi sura muri rusange reka tuve ahangaha rero muri territoire ya Masisi ndetse no mu nkengero zaho twinjire muri ahangaha rwose igisangani ku kibuga cy'indege cya Gisangani ni ikibuga cy'indege cyamaze kuba kigezwaho indege za kajugujugu ndetse n'amadrone yo mu bwoko bwa kamikazi yego akaba ari indege zamaze kuba zizanwa ahangaha mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi FARDC yifashishe izi ndege kugira ngo barasa territoire ya Masisi ndetse na territoire ya Warikare kuko ngo ikomeze kugenda yihishamo abasirikare ba M23 bamaze kuba bamenya yuko rwose ngo kuba ku mirongo y'urugamba M23 itari kubasha kuba yataka nkuko bari basanzwe bayimenyereyeho ngo nuko ishobora kubiri gutinya izi drone bikavuga ko ngo n'ubundi izi ndege kwa zazanywe hariya yaba ari izi drone za kamikazi ndetse n'izire ko buta za kajugujugu zamaze kuba zizanwa z'intambara ngo zazanwe mu rwego kugira ngo barebe ukuntu bacanikisha umutwe wa M23 noneho ngo bakaza baje kurasa ku mirongo y'urugamba ku butaka ariko ngo bamaze kuba bamenye yuko nta birindiro bikomeye cyangwa se nta ma defense agiye akomeye ari muri izi axe zigiye zitandukanye izi ndege rero kuba zazanwe ni kimwe ariko no gukoreshwa ni ikindi dore ko n'umutwe wa M23 nawo ngo izi ndege zo za drone zo mu bwoko bwa kamikaze nabo ngo bamaze kuba rwose ngo bagira nyinshi cyane nabo ngo biteguye kuba nabo barahangana ku rwego rukomeye byatumye rero ahangaha urugamba rugiye kuba ruhindura isura ni mu gihe ngo FARDC ndetse yewe na President Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ngari kubabwira ati biko ibishoboka byose ikintu murakenera icyo ari cyo cyose ku mirongo y'urugamba mu kimbwira ariko nanjye numve yuko nta musirikare wa M23 ukiri ku butaka bwa Kongo bigaragara rero ko intambara igiye kongera gufata indi sura kwa kundi ukuntu twari tuyimenyereyemo tubona M23 igari bitero tukabona FARDC igari bitero ariko tukabona bisa nk'atari ibitero bihambaye cyangwa se bya bitero karundura ariko none ubu ngubu dusa nk'aho tugiye kubona imirwano iremereye cyane tugiye kubona noneho navuga yuko icyo twakwita nk'imperuka ngaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo dore ko ku mpande zombi bakaniye kandi gukanira ku mpande zombi icyo bivuze nuko intambara igiye kuba yongera gufata indi sura nguko rero ukwanga muri Warikare bimeze ariko sahangaha gusa kuko n'ubundi ahangaha muri Warikare mu gace bita Katwe ni agace ngo karimo abasirikare benshi ba FDLR ndetse hakaba hariho n'ikigo cya gisirikare aka gace ka Katwe kabarizwamo nyine navuga abasirikare badasanzwe ba FDLR ndetse n'abasirikare badasanzwe ba FARDC ngo ni agace nako ngo gakomeje kugenda kikanga cyane ngo kuko batangiye kugenda babwirwa yuko abasirikare ba M23 ngo bamaze kuba bagasatira ngo bari mu birometero biki cyane kugira ngo bagasatire byatumye rero haba panike muri aka gace ka Katwe abaturage batangiye no kugenda bahungira za Rubutu
bigaragara ko rero n'ubundi ahangaha intambara ikomeje kugenda itegurwa ku rwego ruhambaye, kandi niba M23 yasimaze ko iseseka hafi ya kiriya kigo cya gisirikare cya Katwe, ni ikigaragara ko ibigiye kuba bikurikiraho ari umuriro ugiye kuba waka muri teritwari ya Walikale, kuko nabo bamaze ko bamenya yuko bagiye FARDC igiye kwifashisha drone. Ariko mpamvu nabari kuvuga ko operation bagiye kujya bakora, bagiye kujya bayakora mu ibanga rikomeye cyane, ku buryo ngo izi drone zigomba kujya zijya guhaguruka apere ngo akazi bakarangiza cyangwa se afere bamaze kuba bayisoza. Bikagaragara ko rero muri teritwari ya Walikale naho situation itameze neza, nubwo urugamba nyirizina rutaratangira cyangwa se ngo rube ruremereye nk'uko abantu barwiteze cyangwa se nk'uko ruri kubera mu bice nka za Masisi, ariko n'ubundi biteze yuko ibintu bishobora kuba byahindura isura, ndetse ibintu ahangaha muri Walikale tukaba twabona Walikale ifatwa cyangwa se igwa mu maboko y'abarwanyi b'umutwe wa M23. Nguko rero uko situation imeze muri teritwari ya Masisi ndetse na teritwari ya Rucuro ndetse yewe na teritwari ya Walikale, ubona ko ibintu bikomeje kugenda bihindura isura umunsi ku munsi. ubwo rero twagushimira Sinamako, tukaza gusura amasaha ya nyuma ya saa sita. Asante sana. Kayo rero guko bakunzi ba Eugene Official, twakomeza rero tukagenda tureba ese Kinshasa haravugwa iki. Kinshasa rero nanone hakomeje kugenda hategurwa inama y'abanyagihugu, ndetse biri gupropoza rwose na M23 ishobora kuba yanabitabira SV3, ariko nako kandi bakomeje kugenda bakora icyo twita imyiteguro y'urugamba. Barimo kugenda banitegura urugamba, muri make barashaka gukomeza guhangana na ASM23. So sinzi rero nuko nguko ibyabo byifashe, hari byinshi byo bitarasobanuka turi buze kugenda dusobanura mu masaha yacu ari bukurikire. Reka ahubwo duhinira aha, dushimire cyane mwe twabanyivuva ku munota mbere ukagera kuri uyu munota, hanyuma kandi mwe mwese mwasharinze, turabakunda cyane. Umuhungu wanyu Fighter rero, ciao. Eugene Official.